Ese waba uzi neza itandukaniro rya pancake cyangwa se crepe? Uyu munsi rero ngiye kukwereka ukuntu wakikorera crepe nziza, pancake nziza kandi biryoshye ku rugero rumwe. Abantu benshi bakunda kuba batazi ukuntu watandukanya pancake cyangwa crepe. Reka rero tugende tizimye magambo nkwereke se ni gute wakitekera pancake cyangwa se ni gute wakitekera crepe. Nona sohoka ujye umenya ngo ndaka crepe cyangwa se natse pancake. Ari ujye wumva umuntu ngo ma pancake bamuzanira pancake akayanga ngo unashaka crepe. Mu by'ukuri utazi neza ibyo yaragambiriye gukomanda. Uyu munsi rero ni ukwereka dore iyi ngiyi niyo bita pancake, iyi ngiyi niyo bita crepe. Iyi ni crepe, iyi ni pancake. Kugira ngo urebe itandukaniro ryazo. Crepe ngiye kwereka ukuntu uyikora, mwereke ese ni hehe itandukanira na pancake. Na pancake nayo ndakwereka ukuntu ubikora kugira ngo bitandukane, nakantu gato kabitandukanya cyane. Reka tujye mu gikoni mwereka nawe wahe kaze niwe mushyashya. Reba hasi handitse subscribe, ukane subscribe. Iyi video ni kwereka umuntu ayikunze usige like kandi ube wanayisharinga ku nsina n'abavandimwe nabo barebe ibi byiza byo kuri Chef B Alex. Nibawereka reka tugende mu gikoni tujye kureba ukuntu wabyitekera bino bintu mu bintu byoroshye. Ibisanzwe turatangira dupima. Ufata umunzani wawe ubundi ugapimaho amata. Tujye gukora crepe zihwanye n'inusu cyangwa se tujye gukora igipondo cya crepe gihwanye n'inusu y'ifarini. Inusu y'ifarini turashyiramo amata angana na 745 cyangwa se na 190 hafi aho ngaho. Izi nizo capati bita ngo ni capati z'amazi abanyabiryogo, ariko izi ni crepe. Izi ni crepe bamwe bazitaje z'amazi ariko si capati z'amazi. Ubundi ugashyiramo n'isukari 250, amagarama 250 kuri muri mililitiro z'amata 780 cyangwa se na 90. Ubundi uko ugenda ushyira murabona ko ari kugenda utayaringa nyine uvanaho bya magarama dushyiraho n'ibindi bishyashya. Ifarini turashyiramo inusu nkuko nayo kubwiye kugira ngo tuze kureba neza ese crepe ziza kuvamo abari nyinshi ku bantu noneho bameze nk'abasiribateri cyangwa se nko mu rugo ufite abana. Iyi ni shwa nziza wazikora nk'inusu ukazifata ukazibika nko muri frigo, then ukazaza uremera abana mu gitondo ubundi bakirira kuri crepe. Nibazaza bayirya rimwe mu cyumwe cyangwa se rimwe mu kwezi. Buri munsi ukazaza ubyuka ufata agapondo kawe ukabatekeraho, ufata agapondo ka crepe ukabatekeraho nk'eshatu. Ubundi iriya bata dupimye irapima 45 cyangwa 90 nayo, then ukaza kuyikora reheat ukayishyushya kugira ngo imiritinge tuze kuyivanga. Mugafata bya ndi wari wavanze isukari n'amata n'ifarini ukaza ukabanza ukabivanga. Ngiye kandi nakana akamashini, ariko akamashini kwako karagorana ntago kamixinga neza. Impamvu abana agakoresha kuriya Dennis mfata whisky aba ariyo nkoresha. Akamashini ntago ngi ngakunda mbona karaninza kandi whisky irihuta cyane, ariko akamashini none gafite ibyiza byako. Ibyo gafashe karabifata kabisa, igipondo cyawe kiza gisetse neza nyine nta bintu by'amafilm. Then ushyiramo amagi 5, ushyiramo n'amagi 5. Ubwo recipe nyine muragenda muzifata gake. Ushyiramo n'amagi 5. Ngiye nabanje gushyiramo 2 ndabitinga kugira ngo ngiye nkunda kugenda nshyiramo ibintu byanjye gake kugira ngo igipondo cyanjye kigende neza. Uko ngiye nta gushyiramo ibintu byinshi, kushobora gushyiramo ibintu byinshi bikanapfa. Bura mu gikoni nyine habaho kwideburira, ariko hari igihe ushyiramo ibintu bigapfa iyo ubishyiriyemo rimwe, then ugasanga ntago bigenze neza. Ariko ushyiremo bikeya biragufasha. Iyo nayo nyine ni inama yo mu gikoni. Iyo ushyiramo ibintu bike biragufasha. Wabona bigize ku rugero wumva wowe ushaka, kuko mu gikoni burya ntago dukora nk'amarobo. Wabona tugiye mu kigero wumva ushaka ukaba wakongeramo ibindi cyangwa ukaba wapstopingiraho. Then urako na bato yari yamiritinze maze gushyiramo amagi yose nabikubise byose neza. Na bata nyishyiramo ndabivanga. Ugomba kubikubita ku buryo nabibumbi bisigara. Mune sinshyiramo na vanilla sugar. Iyi ni vanilla sugar, ikintu dufasha no kongeramo flavor na taste ya vanilla. Ako ingi ntago ari ingenzi, ntago nahita recipe, naga flavor ni nkuko wakushyiramo lemon zest ukarapiramo turimoni, cyangwa se ugashyiramo juice ya lemon, cyangwa se ukanashyiramo orange zest cyangwa se orange juice nyeya kugira ngo ya crepe yawe kuza ifite flavor runaka. Rero na vanilla ni flavor runaka kugira ngo crepe yacu ize kuza ihumure ifite igisobanuro nyine cya crepe nyine. Then ukatufata cya gipondo cyacu tukakiyungurura.
tugifata ubundi ukahita ukiyungurura kugira ngo crepe yawe ize kuza iri smooth neza nyine ntago bitarimo ibintu by'ibumbe bumbe by'ifarini. Urabizi niyo wayikubita akaja ntago wagira ute wabinoza. Then ikintu tugiye gukora tugiye gutandukanya noneho crepe na pancake. Iri ni ryo tandukaniro rya mbere ryo kuri crepe na pancake. Crepe iriya isigaye niyo crepe, iyi ngiyi tugiye gukora ni pancake. Pancake ni ukuvuga ngo wongeramo baking powder mu gipondo cya pancake, then ni ukuvuga ngo ukora crepe bisanzwe then ukaza kongeramo baking powder ari n'ifarini nkeya kugira ngo nyine ize kuba igipondo cyacu bagifashemo ukuntu kurusha cya crepe, kugira ngo nyine bitandukane naho ngaho bitandukana ko pancake iba ifite umubyimba ibibyimbyeho ukuntu nyine kurusha crepe. Crepe yo aba kameze nk'agapapuro nyine aba ari akantu gato cyane, ariko pancake ifite umubyimba. Iryo tandukaniro kwa ko tuba twashyizemo karaga baking powder karabigufasha nyine kugira ngo wa mubyimba uze kuzamo. Then irindi tandukaniro turaza kuribona nyuma. Then ukatufata butter ugashyira ku ipanu, ushyira ku ipanu ubundi ukongera ugahanagura ariya mavuta kugira ngo bize kuza bifite isura nziza. Hari abantu njya mbona bateka crepe rwose ukavuga si ni crepe yayitogosheje cyangwa yayokeje, ukaza kuza bifitemo ibintu by'ibitubagure kubera ko yayitekanye n'amavuta. Ubundi ushyiraho amavuta ukasa nk'umenyereza ipanu undi ukahita uyavanaho, then urabona ko ipate ya pancake irafashe. Twasutseho turabireka birijyana mu mpande, iyo byijyanye ne bitita kubikora agashusho keza, iyo bitijyanye ndaje ngwere ukuntu nabwo ubisanzaho ku buryo bita bifata iriya fomu. Then urabona ko munsi yo bimaze guhinduka urayubika reba ukuntu isa neza kuri iri gusa no kubera ko twashyize amavuta tukayihanagura, ariko tutashyize amavuta ngo tuyahanagure izifite utuntu tw'ututabagure dusa nabi pe, ntabwo biba bisa neza nyine byahiye muri ya mavuta agenda nyine afinira ukuntu bikarangira nyine itari gusa neza. Urabona ko durashyiraho buri umenyemo hagati gusa bigenda byisanza hirya no hino, urabona ko bita bikora akazeru keza bitagusabye gukoremo hagati. Then iyo bitagiyemo neza ubona bitari neza ugenda uhengeka ipanu kuriya ndi kubikora nyine ukagenda uhengeka ipanu then kugira ngo checking ko yahiye wegura gakeya cyane ukareba munsi buriya munsi tubona ko habaye brown ukayitongera ugahindura ukuntu pancake yacu iri gusa. Iyi pancake ibiryoshye ibimeze neza none ku bantu nyine. Ngiye pancake ntabwo njyanye na crepe kuko pancake ngiye ngiye kurusha crepe kuko ifitemo akabyimba uyijyomva wajya ngo ni na sponge cake uri kwirira. Urabona ko nyine pancake ifite umubyimba mwiza kandi ariko irasa neza. Igomba kuba brown pe, igomba kuba brown kugira ngo uze kuzisa neza. Nako nyine nkomeza ngenda nkwereka ko wana crepe pancake irikora umenaho kuriya giye ceke bitagiyemo neza nyine wayishyizeho bifite akavu n'ubwo ugenda uhengeka cyangwa ushaka kuyongera ubugari bwayo ugenda uhengeka gutyo mu mpande usa nk'uzengurutse ipanu. Urabona ko pancake yacu wana iyo none tangiye kuzamo turadutobora nibwo dushobora kujya gucekinga munsi biba bimeze nkaho byafashe turadutobora tutuzamo, then ukatukira. Urabona ko niyo ushyize ukiyubika itisa nk'ibyimba izamukaho. Then ubu ngubu tumenye itandukaniro rya pancake na crepe. Nubwo turabona crepe neza ubundi aza kwereka ese pancake na crepe ubundi biryoha bijyanye guteka. Tuze dukore na crepe, ibyo ndabikwereka nyuma ni dusoza na crepe kuyikora. Ese pancake ni decoration yacyo cyangwa se ni sauce ijyana n'ibyo bintu. Sauce ijyana na pancake irahari, ni sauce ijyana na crepe na irahari. Then crepe usuka ko iyo iroroshye usukaho dukiya nayo ukayisanza ku ipano ku buryo iri buze ifite akabiri gato. Mubiri mutoya buriya abari wo wa crepe. Nungubu uyu nguyu araba bikora bakagabanya neza ku buryo ajyaho ni nk'amazi nabwira afata kandi kaza nayo imeze neza ujyana nk'agapapuro neza kandi iyi ngiro nako nayo ni nk'agapapuro. Ariko cyane cyane abantu bo muri Europe nibo bakunda kudukora tukaza ari utuntu duto cyane ifite agapapuro gato cyane ewana. Ariko uku niko bakora crepe, uku iyi niyo crepe nziza nyine y'ahantu hose wagenda ukasanga. Then iyo umaze kuyikora neza urubika ukongera kubikura hari haba hameze nk'ashiriye niyo tuba dushaka niyo hari icyo nakita nk'ibara ryiza. Then ukabonye ukayizingamo kuriya kuyizinga nyine nibyo byiza, cyangwa se ukanayiroringa. Hari abaziroringa nyine bitewe n'ishusho ushaka kuyaruramo cyangwa kuyidekora ku isahani. Then n'ingiyi urabona ko nayo
ewana uko ngenda mbishyira mwese nyine mujyanye muyibona. Yeah, then nutinye kujya muri comment ujye umbwira ese nigi ushaka kumenya, nzaza nkubwira rwose, cyangwa se unambwira ati ibintu nabikunze ni byiza. Ntukagenze nyine udasize comment yawe, ntago ari byiza. Kandi nawe niba utarakora subscribe rwose wigaye wigaye. Ubundi nzamwomeza mbagezaho ibyiza, wambwira utambwira nzambikora, kuko njye abantu banjye ndabizi murahari kandi muransapotinga kandi muba munabikeneye. Then kuri pancake tudekoresha nakita nk'ubuki cyane, even na crepe abantu benshi bayizi ko irishwa n'ubuki. Ubuki nababwiye kuri ubuki bufite vitamine nyinshi zifasha amagufwa yacu, zifasha umutima wacu. Ubuki ni bwiza cyane. Ubuki none ubonye ubuki bw'umwimerere nka bwa bundi bwo abanyarwanda kera bahakuraga aba ari bwiza. Then hano nashyiraho na sauce ya shokora. Isosi ya shokora nayo ari nziza. Iyi sosi biryoshye, ntago ari shokora, ni isosi ya shokora. Ariko na shokora ifiteho nayo wayishyiraho na shokora nayo ijyana na crepe. Hano ko nyine hano bibidekoye neza, nayisamuzana nizo twita pistachio cyangwa se ni nka nuts ariko z'Abarabu. Izi pistachio nazo ngishyiraho, utazifite wafata ubunyobwa ugasa nk'ujya kubusya, then ukanyanyagizaho, bisa neza cyane rwose. Hano ukuntu biri gusa, iyo bitestinzeho ikinyaturiya tuntu biba bisa neza cyane. Ndabashimira rero kuba tugeranye ahangaha, muri ahantu h'agaciro. Ntugende utasize like, comment yawe mba nyikeneye buri munsi. No kuri subscribe ndabizi ubu warangije kubikora cyane. Thank you so much. Reka duhure muri video z'ubutaha mbereka n'ibindi bintu bitandukanye, mbabwira akamaro k'ibiryo, ibyo dufata ku buzima bwacu kugira ngo bukomeze bugende neza, mwereka nuko wabitegura. Thank you so much, muri ahantu h'agaciro, ndabakunda cyane.